Mushimiye cyane mugenzi wacu Abdul Nyirimana. Reka twerekeze no kuri inkuru ivuga ko umuryango Afro Arc ku bufatanye na Rwanda Feminist Forum wateguye ibiganiro byahuje abafatanyabikorwa batandukanye hagamijwe gusuzuma no kwemeza ibyifuzo n'ibyavuye mu bushakashatsi kw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni GBV. Ibindi kuri iyi nkuru reka tubibaze mugenzi wacu Gacinya Regina. Abitabire ibi biganiro bagaragaje ko nubwo hari intambwe imaze guterwa mu gukumira no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, hakiri ibibazo n'ibyuho bikwiye kwitabwaho mu mategeko ndetse no mu ngamba zisanzwe zikoreshwa. Basabye leta ko ingingo zimwe na zimwe zagaragajwe zititabweho zakongerwamo kugira ngo rirusheho gusubiza ibibazo biri mu muryango no guhangana n'uburyo bushya bw'ihohoterwa bukomeje kugaragara. Mwumva neza Joseph ni umunyamabanga mukuru wungirije w'urugaga rw'abakozi mu Rwanda Cotraf Rwanda, yashimye cyane uruhare rwa Rwanda Feminist Forum ku bushakashatsi bakoze kuko bizaha umwanya uhagije kurengera abarikorerwa cyane cyane abagore n'abakobwa ndetse n'andi matsinda ashobora kwibasirwa kurusha abandi. Rwanda Feminist Forum turayishimira kuri presentation ikoje muri no workshop. Muri presentation ikirimo baduhaye gifite akamaro kigaruka ku buvugizi bw'abakozi bahohoterwa aho bakorera akazi muri ward cyangwa se place of work. Usanga rero hari ihohoterwa rikorerwa abakozi bose, abagabo n'abagore. Ibi hari icyo bivuze rero umuryango nyarwanda ugomba kubyitaho, aho amategeko cyane cyane itegeko ry'umurimo rivuga ku burenganzira bw'abakozi ritagera neza cyane ku guhohoterwa kw'abakozi. Ese harimo ingingo zikumira zikanarinda ihohoterwa ry'abakozi? Ntago rero itegeko ry'umurimo dufite uno munsi ribivugaho neza cyane, hakagira ingingo zisobanura neza gukumira ihohoterwa ry'abakozi bikozwe n'abakoresha cyane abandi bakozi bagenzi babo. Ku ruhande rwa Keza Celine yagaragaje ko igihe kigeze kugira ngo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rivugweho rumwe kandi risobanurwe kimwe n'inzego zose zibireba. Yashimangiye ko kurwanya GBV atari inshingano za leta cyangwa iz'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu gusa, ahubwo ari inshingano za buri wese. Ihohoterwa iba abantu batajya bavugaho cyane kandi bigomba kuvugwaho. Haba hari abantu baba bagomba gutanga inama like advocacy, nyine bakabiganiraho kugira ngo umuntu wese yumve ko nawe byaba ari ibye. Ushobora kuba atari wowe wagize iryo hohoterwa ariko ari nk'umuntu muvukana cyangwa umuntu w'inshuti yawe, kubivugaho bikaba umuntu akabasha kubyumva ndetse n'inzego zibishinzwe zikabasha kumva ko hari ikintu dufasha kubikoraho. Ni ibintu byiza nyine. Umuhoza Chantal ni umukozi mu kigo cya Spectra Limited Rwanda kandi umwe mu bagize uruhare mu gutegura inyandiko n'ibyifuzo bigamije kunoza politike n'amategeko ajyanye no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Yavuze ko mu isesengura bakoze basanze ko hari ingingo zimwe na zimwe zikwiye kongerwamo imbaraga mu ivugururwa ry'itegeko rya GBV riri gusuzumwa n'inteko nshinga amategeko. Yagaragaje ko kimwe mu by'ingenzi byagaragaye ari ukunoza no gusobanura neza igisobanuro cya GBV kugira ngo habe kumva kimwe icyo ari cyo n'uburyo butandukanye bwigaragazamo. By'umwihariko turarebera hamwe uburyo itegeko ryashyira mu bikorwa rikanatanga ubusobanuro bwa gender based violence, cyane cyane bagendeye ku masezerano mpuzamahanga aduha umurongo. Ahangaha ndavuga cyane nka iyo bita CEDAW hamwe na Beijing Platform of Action. Twagira ngo definition cyangwa ubusobanuro bwa gender based violence buvugururwe. Turifuza kandi ko ibijyanye na rape, ihohoterwa rishingiye ku gitsina, bihabwa agaciro ku bantu batandukanye ariko ku buryo bungana, atari ukuvuga ngo bagendeye ku myaka cyangwa se bagendeye ku umuntu yarashatse cyangwa atarashatse. Ikindi twagira ngo turebe n'uburyo iri tegeko mu ivugurura ryaryo bazongeramo definition y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku bantu bari mu kazi, cyane cyane yuko nyuma y'uko u Rwanda rushyira umukono ku masezerano ya ILO yo muri 2023, twifuje yuko bareba ibyo basinyeho amasezerano bagashyiraho nanone ubusobanuro ku bantu bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bari mu kazi,
nabyo twagira ngo iri tegeko riberebeho. Itegeko nomero 59/2008 ryo kuwa 10 ukwezi kwa 9 2008 rigamije gukumira no guhana ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni rimwe mu mategeko y'ingenzi yashizweho mu Rwanda mu rwego rwo kurengera abahohoterwa no guhana abakora ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Kuri ubu iri tegeko riri mu mavugurura aho ririmo gusuzumwa n'inteko nshinga amategeko hagamijwe kurihuza n'igihe no kurushaho gukemura ibibazo n'ibyuho byagaragaye mu ishyirwa mu bikorwa ryayo. Gacinya Regina, i Kigali.